Tariki ya 31 Nyakanga 2021 ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko inama Minisitiri yemeje ko Yolande Macron aba umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarasanzwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro. Yolande Macron yahawe izi nshingano mu myaka 10 yashyizweho ibiro by'umuvugizi wayo bishingwa guhuza ibikorwa byose by'itumanaho bya guverinoma y'u Rwanda. Yatangiye imirimo y'itumanaho mu nzego z'u Rwanda muri 2003 ubwo yaravuye kwiga muri Canada. Aherutse kugirana ikiganiro kirambuye na AYACB ni umunyatunisia wabaye ambasaderi w'urubyiruko mu muryango wa Afurika yunze ubumwe muri 2018 amusobanura byinshi ku buzima bwe n'akazi akora muri guverinoma y'u Rwanda. Ni podcast yiswe Ayamnara igaruka ku bigwi by'abagore bo ku mugabane wa Afurika. Yolande Macron ni umukozi wa leta ndetse n'umubyeyi. Ati mu by'ukuri navukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndi umunyekongo, aho igice kimwe ati papa ari umunyekongo, mama yari umunyarwandakazi, atariko nakuriye muri Kenya nk'impunzi, nari kumwe na mama. Ati papa yitabye Imana ubwo nari muto, ati twaje mu Rwanda ndi umwana, mama yari umupfakazi afite abana bagera kuri 5. Nize amashuri abanza n'ayisumbuye i Nairobi mu gihugu cya Kenya, njya muri Canada ubwo nari ngiye muri kaminuza. Nagiye i Nairobi ubwo nari mfite imyaka igera kuri 4. Byuzuye ati kubera ko navukiye i Lubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo nari umwana, ati navugaga ikiruba rumwe mu ndimi zaho, igiswahili n'igifaransa. Ubwo najyaga i Nairobi ati nize icyongereza n'igiswahili cyo muri Kenya. Ubwo nagarukaga mu Rwanda ikinyarwanda cyanjye cyariyongereye, ati ndiyumva cyane nk'umunyafurika, ati niyumvamo ubunyafurika bwinshi cyane. Nabifashijwemo ati n'itangazamakuru, ati nk'umwangavu muto, ati niyumvagamo kuba nagahagararira abantu uko abantu ati bahagararira abandi, ati ubahagararira, ati ninde uvuga ku nararibonye, ati by'umwihariko mu itangazamakuru. Ubwo ati nakuraga CNN, ati yari igihinduka ikintu kinini cyane, twakurikiranaga amakuru amasaha 24, ati nkabona abantu mu makuru ati bahagarariye impamvu ati zitandukanye, bahagararira za guverinoma ndetse n'ibindi. Ati ntibari abagore benshi cyane, atariko bake ati barabikoraga. Natekereje ko umuntu yaba umuvugizi w'umuryango cyangwa se igihugu, ati natekereje ko byari ibintu ati umuntu yakwifuza, numva ko najya mu rugo rwego. Umunyamakuru mabaya ati watangiye ukorera mu itangazamakuru, ati yego, ati n'izindi muri kaminuza, ati ngaruka mu Rwanda ati gukorera guverinoma. Jenoside yakorewe Abatutsi ati yabaye mu Rwanda mwaka 1994 ubwo nari muri kaminuza. Ntabwo nateganyaga kugaruka mu Rwanda bitewe n'ibyo nabonye byabaye hano. Ati ntacyo nari mbaye ubwo nabaga muri Canada, ati nari nyuzwe, nari ntuje, ati naje kumenya ko nubwo ntifuzaga kujya muri politike yo yanyifuzaga aho nari ndi hose, kandi nta hantu ku isi ati hatekana abantu ati batabikoreye. Ati numvise ngomba kubijyamo ngakora ibintu bisobanutse ati bigirira akamaro abantu banjye. Sinihishe ati bibazo aka karere karimo, cyane cyane iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi kubera ko ndo mu bihugu ati bigera kuri 3 ati muri aka karere, nafashe icyemezo cyo kugaruka ngakorera guverinoma y'u Rwanda. Ati kubw'amahirwe nabonye akazi muri guverinoma ati mwitumanaho. Ubu hashize imyaka igera kuri 20 ati biri kwihuta cyane, umutwe wanjye ukomeza uzenguruka kuva nagera hano muri Mutarama muri 2003 kugeza ubu. U Rwanda rukomeje urugendo, hari akazi kenshi, impinduka nyinshi cyane, ati ziraba byihuse, birashimishije no gukora cyane, ariko ni byiza kuri ngewe, nge n'umuryango wanjye turaba iki gihugu turagikorera bifite icyo bisobanuye. Ntekereza ko nafashe icyemezo gikwiye cyo kuza mu rugo, si mu Rwanda gusa ahubwo muri Afurika, kugira ngo ngire uruhare mu kugira ngo iki gihugu n'umugabane bibe byiza cyane kurushaho. Ni Yolande Macron. Ati ni ryari uheruka guhohoterwa kubera ko uri umugore? Kubera ko ni ibintu tunyuramo umunsi ku wundi. Ndatekereza ko ari ikintu twakwita nk'urugomo, ati ruto cyane. Ataho uhagarara ati ku murongo ati mu iguriro ry'imiti ntabwo ati ngendana ikarita igaragaza ko ndi umuvugizi wa guverinoma, ukabwira umugabo uti hano hari umurongo, ati ntabyiteho, ati muri supermarché, ati mu muhanda utwaye, ati buri munsi, ati mu kazi ntabwo nabibonye cyane. Ati igihe nari muto mu kazi ati gusuzugurwa ati byarabaga, atariko ubwo nakoraga cyane nkerekana ko nshoboye, ati narabitsinze, ati no kudaceceka iyo ubona ibintu bitagenda neza uba ukwiye kubivuga. Ati mpora ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter, ati hari ubwo mbyirengagiza kubera ko ari imbuga nkoranyambaga, ati hari ubwo umuntu ahohoterwa ariko agakora ibishoboka ngo bitamubabaza, ati babaza abana banjye kundusha. Ati nkubona mu itangazamakuru ni ibintu ukora, ati buri munsi uvuga n'itangazamakuru utanga ubutumwa, ati hari ubwo mbona unandika inkuru ati ku mbuga zitandukanye, ati by'umwihariko ku bagore bakiri bato bifuza gukora ati umwuga wawe. Ati niki wabwira? Ati wabwira kuri gahunda yawe y'umunsi. Ati mwaka ushize guverinoma yafashe icyemezo cyo guhindura gahunda y'akazi akajya gatangira saa 3, ati twatangiraga saa 1, ati bigera saa 3. Imwe mu mpamvu ati yari uguteza imbere ubuzima bw'umuryango. Mbere yo gutangira akazi ati njyana abana ku ishuri,
ibyo biranshimisha cyane, njye nabo dufatira hamwe ifunguro rya mu gitondo ubundi nkabajyana mbere yo kuza ku kazi, ati ni byiza. Igikurikiraho mfite bagenzi banjye hano ati mu biro by'itumanaho ati bya guverinoma, duhuza ibikorwa by'itumanaho bya guverinoma, ati haba amahugurwa menshi cyane, inama zo gutegura ibikorwa ati hamwe n'izindi nzego za guverinoma, ati inama nyinshi ati zifashisha ikoranabuhanga, ati yewe no kuvugana n'itangazamakuru, gerageza gusoma byinshi cyane mu gitondo, ibibera ku isi ati bibera mu Rwanda, ati kumva radio amakuru ya mu gitondo kugira ngo nshobore kumenya ibiri kuba mbere y'uko umunsi wira. Ni inama ati gutegura inyandiko ati guhamagara kwakira abahamagara ati bagenzi bacu bakorera mu nzego za guverinoma, ngataha ati mbere yuko umuhungu wanjye muto ajya kuryama ati kugira ngo rero mubaze uko amasomo yagenze, ati mufashe umukoro mu rugo ati nkagerageza kandi kubikora byombi, ati weekend yagera ngasura inshuti nkaba ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ati ku rubyiruko rukiri ruto rukurikira iki kiganiro warushishikariza gushora mu zihe nzego mu Rwanda, ati ubu turi gushishikariza abantu kujya mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ati kubera ko hari amabuye y'agaciro menshi cyane ariko rusaba igishoro cyinshi cyane, ati kubaka ibigo bisaba igihe kinini. Ati turi kuvugurura uru rwego twifashishije politike nshya irebana no kurinda umutekano w'abarukoramo no kubungabunga ibidukikije kugira ngo bitangirika. Ndatekereza ko ari urwego rwiza rwo kujyamo, ati kubera ko amabuye y'agaciro arakenerwa mu gutunganya ingufu nka lithium, tantalum, kasekereti, ati ndetse kandi ariko igisabwa ati ni ukubaka uruganda ruzayatunganyiriza hano mu Rwanda kuko turohereza amabuye arimo ibyagateje imbere igihugu cyacu, ariko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ati busaba amafaranga menshi cyane. Ubukerarugendo ati nabwo buri gutera imbere cyane cyane, ati nyuma ya COVID-19 bugaha akazi benshi, ati inama zirabera muri Kigali Convention Center, ati ubwubatsi ni urwego runini cyane rwiza ati rwo gushoramo. Abakiri bato bari mu biro ati byanyu ni bangahe, ati ntekereza ko aribo benshi. Aturamubaza uti ufite imyaka ingahe, ati mfite imyaka 22, ati ntekereza ko abarenga 1/2 nk'urugero abashinzwe amajwi n'amashusho, ati keretse umuntu umwe bose bari munsi y'imyaka 30. Ati navuga ko abarenga 1/2 bari munsi y'imyaka 30, ntekereza ko ndi kongera impuzandengo y'imyaka hano, ati igihe cyanjye kirageze ngo ngende, no kuvuga atebya anaseka. Ati ndashaka kukubaza ku kwandika imbwirwaruhame kwawe, ndashaka kandi kumenya zimwe mu mbwirwaruhame wanditse. Ati imbwirwaruhame zose ati zandikwa n'itsinda, ntabwo mfite imwe yihariye, ariko ndatekereza ko nagize ibihe byiza ubwo nari umwanditsi w'imbwirwaruhame za Perezida Paul Kagame, ati kubera ko Perezida afite uruhande rusobanutse ruhora ati kuva mbere y'umwaka wa 1994 ati muri za 90. Aturebye imbwirwaruhame ze rero ati mu rugamba ati rwo kubora igihugu ni zimwe, ati hari amahame shingiro iki gihugu kigenderaho. Ati narabyishimiye kubera ko Perezida ati yasobanuraga neza ibyo ashaka kuvuga, afite amahame shingiro y'icyerekezo abonamo u Rwanda, ati mu iterambere no mu bumwe, ati n'ubunararibonye bwari bwiza cyane. Ati buri mbwirwaruhame ati yari byishimo mu by'ukuri, ati byari byishimo gukorana n'umuyobozi uzi icyo ashaka muri mbwirwaruhame, ati byoroheje akazi cyane. Umwe mu mirongo y'imbwirwaruhame ati uri kuri bio ya Twitter, ati imbwirwaruhame igihe yasozaga umwiherero yavuze ikintu ati cyankozeho cyane, avuga ngo icyo twakoze si cy'abafite umutima ucagase, ati nkanswe abatagira umutima. Ati nibiki wagezeho bigutera ishema kurusha ibindi muri myaka 20? Ati nibihe byinshi, ati ni byinshi cyane byanteye ishema, ati kuva naba umwe mu bagize iri tsinda mu by'ukuri, ati ibintu byinshi cyane twakoreye hamwe, ati ntekereza ko igikorwa kinini twateguye cyari gikomeye, ati buri wese areba ati ikiri kuba hano, ati twakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya Commonwealth, ati yari yarasubitswe kubera COVID-19, ati twabashije kuyisoza nta kibi kibaye, abashyitsi ati barishimye, ati nibe byanteye ishema, abakiri bato benshi cyane ati babigizemo uruhare, tuby'imwihariko abagore, ati kubona ibintu nk'ibi bigenda neza bitera kunyurwa cyane, ati kandi natewe ishema no kuba umwe muri iryo tsinda.